Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Mustafa Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bil ihsan ila yawmiddin. Ibadullah, usiku binafsi wa ya bitaqwa Allah azza wa jalla faqad faza al muttaquna tawabin. Ishimwe ikuzo icyubano bya Allah, amahoro n'imigisha bisesekare ko sozereje intumwa n'abahanuzi Muhammadi we nabiwe abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kumukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Abanyarwanda abanyarwandakazi rero ndabasaba subscribe bwa mbere, share na comment kugira ngo ibi biganiro dukora bigere kuri benshi. Muri aka kanya rero nje kubaganirira, ariko bwa mbere ndabanza kubagira inama. Ndagira inama buri munyarwanda uwo ari we wese, ntago ngira FPR gusa, ndagira inama buri munyarwanda uwo ari we wese, abanyapolitiki ndetse n'uwo wese wumva ururimi. Iyi nama birakwiye ko akwiye kuyumva neza cyane. Inama nagira abantu nuko abantu badakwiye gupfukirana amakosa yabo bakoresheje amagambo y'ibinyoma, ahubwo bakwiye gukosora amakosa yabo bitekerezaho, bashyira mu gaciro, bityo bagahindura umurongo bari bafite bagafata undi murongo ukwiriye, kubera ko bamaze nyine kwitekerezaho. Muri aka kanya katarambiranye ntago ndi buvuge byinshi, sindi buvuge byinshi, ndavuga gusa tugiye kugaruka ku matora. Ku matora murabizi neza ko mu Rwanda baritegura ikiswe amatora, babyise ubukwe nyine, kuko nyine ntago ari amatora mu by'ukuri, babyise ubukwe. Donc ngiye uko mbona rero nta nubwo twavuga ko ari ikinamico gusa ry'amatora, ahubwo twabifata mu buryo donc bwa bamwe mu bantu kwishuka, noneho bakaba bazi neza ko badashobora mu by'ukuri bari kurwanira ibidashoboka. Kuko kubera iki mvuze ibi? Kubera kuko mwese murabizi ko muri 2015 mbere yaho abantu bikoreye inkangara. Icyo gihe manda z'umukuru w'igihugu Kagame Paul zari zirangiye, yagombye kuba atakiri perezida uyu munsi iyo haza kubahirizwa itegeko nshinga ryari ririho icyo gihe. Noneho kugira ngo abakiri uyu munsi habayeho tekinika ryitwa udukangara, yitwa kwikorera udukangara. Bivugwa ko ngo abanyarwanda bikoreye inkangara bajyana ku nteko ishinga amategeko, bajya gusaba inama nshinga amategeko ko yahindura iryo tegeko nshinga, noneho ngo bagahindura ingingo y'101 yabuzaga uwari perezida wa repubulika kongera kwiyamamariza indi manda, kuko manda ze mu by'ukuri zari zirangiye. Hanyuma uko byaje kugenda rero nyine byarangiye iryo tekinika ribaye, abantu koko bikorezwa ubukangara, mbese ibintu biratekinikwa biratinda, abantu baravuga ku maradiyo, abakecuru baravuga, abakecuru uba hasi. Ariko nk'uko mubizi icyo gitekerezo cyari cyarazanywe n'umwikorezi w'ibibindi witwa Musa Fadhili. Niwe wazanye igitekerezo bwa mbere, avuga ko umukuru w'igihugu akwiye kongerwa manda. Niwe wagitanze igitekerezo, sinzi niba yarakibwiwe cyangwa se niba yarakitekereje, niba yarategetswe kubivuga cyangwa se akaba yarakitekereje, ariko icyo gitekerezo niwe wakivuze bwa mbere. Uko njye mbibona rero, ngenekereza ko kuva itegeko nshinga rihindutse rigahindurwa, iryo tekinika rikabaho, bakarihindura, noneho bagashyiraho inzibacyuho y'imyaka 7 muri manda y'imyaka 5 yagombaga guhinduka muri iryo tegeko nshinga.
noneho iyo myaka 7 ikaba ari inzibacyuho. Noneho uwo mukuru w'igihugu ngo akazaba yemeye kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu yindi myaka 5 isigaye. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iyi myaka 5 agiye kuyobora iki gihugu, ni ukuvuga ngo 2009 azongera yiyamamaze, noneho bigere muri 2034 niko itegeko rivuga. Ngira rero usanga nk'uko Mbanda umupolitisiye Mbanda mu by'ukuri yabiciyemwe amarenga, nk'uko bigaragara ko buriya Mbanda ni umuntu mu by'ukuri waje hariya nk'uko yabivuze utarashakaga umwanya wo kuyobora igihugu, ahubwo yashakaga kugira ngo yitangire amakuru gusa, atange amakuru, mbese abwira abantu ko barushywa n'ubusa. Kuko icyo gihe murabizi ko yabwiye abanyamakuru ko umwanya ufite nyirawo, niko yabwiye. None unarebye uburyo yashatse imikono y'abamusinya, yashatse mu burere 3 bwonyine, mu gihe yagombaga kwirukanka mu burere 30 bwose, we yagiye mu burere 3 bwonyine, uburere 27 bwose arabwihorera. Kubera ikikora ko we yagiraga gusa agere imbere y'abanyamakuru, abasha kubwira abanyarwanda ko barushywa n'ubusa, ko barimo gukina mu bikomeye, abasha kubwira abanyarwanda ko umwanya nyine ufite nyirawo kandi kutazarekurwa. Nge ndatekereza nemeza neza ko no muri 2034 ntabwo uyu mwanya n'ubundi uzatangwa, hazongera hikorerwe ubundi bukangara, cyangwa se hashakishwe andi mayeri kugira ngo nyine umwami akomeze ayobore. Ntabwo n'ubundi ntacyo bizamara. Ariko reka ngaruke ku bakandida nyine kuri ayo matora, iyo ako kari agaciyemo. Mu by'ukuri mwese murabizi ko muri 2003 nibwo habaye amatora bwa mbere mu Rwanda. Ni nayo matora yabaye mu by'ukuri akomeye muri kino gihugu cy'u Rwanda, kuko yari amatora yarimo abakandida bane, hari harimo Twagiramungu Faustin wari uturutse hanze, niwe wari ufite opposition ikomeye cyane kuri FPR. Hanyuma hari harimo Mukabaramba Alivera, nawe muramuzi, ni umugore ngo wahari Gasabo. Uyu munsi nyine kuba uretse ko yaje kuvamo agahita avuga ko amajwi ye ayahaye Perezida wa Repubulika, ibyo yarabihembewe. N'uyu munsi hari ibyo nyine arimo gukora mu butegetsi. Hanyuma rero nanone twavuga ko hari harimo nanone Nayinzira uriya musaza wari umukatolike, na Nayinzira yari arimo, ni 3. Hanyuma nyine na Kagame, ni ukuvuga ngo Twagiramungu, Kagame, Mukabaramba na Nayinzira nibo bari mu matora yo muri 2003. Muri 2003 rero uko byagenze murabizi neza ko mu by'ukuri ari amatora Twagiramungu yarayatsinze, nta gushidikanya ko amakuru yo ndayafite. Icyo gihe nari nkiri muri gereza, ntago nari nagataha, unuvuga ngo hari hashize imyaka 2 ngo ntahe. Ariko mu by'ukuri navuga ko amakuru nayakurikiranye, nanakurikiye, doho nigeze nababwira rimwe ku mateka nyakuri, mbabwira uburyo ki Kagame yihamagaye. Kagame buriya donc byagaragaye ko ari umunyabwoba cyane, kuko icyo gihe rwose yagize ubwoba bwinshi cyane, kuko mu by'ukuri n'ubundi nk'uko mubizi komisiyo z'amatora zibari za FPR bari bateganyije kwiba, ariko ibyo bateganyije birarenga, kuko nk'ahantu ho mu Mutara bari bizeye cyane ko ariho bazakura amajwi, bagiye kubona ngo Twagiramungu arabatsinze, noneho bahita bibaza ubundi buce, noneho biragenda bite.
rero ubwoba butangira kumwica, biba ngombwa rero ko mu by'ukuri icyo yakoze kiriya gihe ni kudeta kuko nk'uko muzi neza ko icyo gihe baraye muri stade amajwi ataranatangazwa, hanyuma biba ngombwa nyine ko Kizoroge agerwa kuri Radio Rwanda, binavugwa ko yaba yarakubiswe urushyi kuko Kizoroge yari yagize ikibazo cyo ku buryo ari bubigenze, kuko ibyo bari babaze byari byapfuye rwose, ayibona neza ko amajwi Twagiramungu yamusize cyane ku buryo bukomeye, ariko bimutera ubwoba rero nawe mu gutangaza utatsinze mu buryo bugaragara. Noneho rero biba ngombwa ko abikora ku gitugu rero arabivuga. Ngira ngo abakurikiye ijambo rye cyangwa se abashobora kuba bararibitse rya Kizoroge Karangwa, donc mwarisubira mukumva umwanya yamaze atarabasha kuvuga uwatsinze, mu gihe kandi byari byoroshye mu by'ukuri kuvuga ko uwatsinze nyine ni ibintu byari byoroshye, ntabwo ari amazina yazigombaga gusoma, ni amazina yasanzwe azi mu mutwe we, ntabwo byari ngombwa kugira ngo ayasome ngo tuvuge ko gusoma ayo mazina byari byamugoye. Rero ikigaragara kandi icyagaragaye ni uko Twagiramungu yatsinze ariya majwi 3 bamuhaye, mu by'ukuri yari ayo uwamukuriye kudeta niyo yari afite. Ariya majwi 3 bahaye Twagiramungu niyo uwamukuriye kudeta yari yabonye, noneho aya Twagiramungu yose nyine mbese habayeho gupindura, bahisemo doko baravuze bati ahangaha tuhapindure tuhazana ahangaha, cyangwa se izina riraha reka turisibe twandikeho iringiri. Nuko nguko byagenze rero. Ayo ni amakuru, kuko naho mviriye muri prison naratembereye, navuganye n'abantu. Hari abantu benshi bari mu matora, cyangwa se bayoboraga ubugari, imirenge, bari mu matora, bayoboye amatora cyangwa se bari muri iki gikorwa cy'amatora no kubara amajwi. Rero barambwiye, banyereka n'imisarane yagiye ijugunywamo ayo majwi y'abantu. Mu by'ukuri bari batoye ayo majwi ya Twagiramungu, bayajugunye muri wese. Umuntu wese naramusuye arambwira ati dore iriya wese nasibye hariya, ati buriya iriya wese yuzuye nk'ibipapuro byinshi cyane, ntabwo menye umubare wabyo by'amajwi ya Twagiramungu twatabyemo. Ibyo rero ni urucabana. Icyo rero mvuga ni uko murabizi ko muri 2010 nanone habaye amatora. Ayo matora rero yandi, noneho FPR yakoze ibishoboka byose birinda abantu bakomeye bashobora kuza guhatana na Kagame Paul, barabirinda. Urugero ni Victoire Ingabire, ngira ngo nibwo yaje mu Rwanda aje kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Muzi ko byamugendekeye nuko nyine byabaye ngombwa ko bamugerekaho ibyaha, agafatwa agafungwa kugira ngo nyine hato atiyamamariza kuba perezida wa Repubulika, kuko hashobora kuzamo izo ngorane zo kuba nanone yakongera uwari umukandida wa FPR akongera agatsindwa, noneho wenda mbese bikaba byatera ibindi bibazo, kandi ntago we yari yiteguye mu by'ukuri kubyakira. Murabizi rero ko abantu biyamamaje mu by'ukuri muri 2010, abantu bimaje muri 2010 ni Kagame Paul n'ubundi, hanyuma na PSD. Donc icyo gihe kubera ko bari bamaze kwirukana kwangira Ingabire kwiyamamaza, donc babonye ko umukandida wabo atari bujye mu kibuga wenyine, bashyiramo ibyo kujisha bati noneho reka twerekane ko koko yahatanye. Ubwo rero byatumye nyine PSD witwa nta ukurira iryayo ariyamamaza, na Higiro Prosper nawe ariyamamaza. Icyo gihe murabizi rero uko byagenze nyine.
icyo gihe nyine abo babaye ubukinyi doko nibwo ayitwa amashyaka ya politike yagiye mu kibuga avuga ko noneho abo bagiye kwiyamamaza byari mu rwego rwo kuvuga ngo atiyamamaza wenyine. Ibyo murabizi ko icyo kibazo ejo bundi Mbanda abanyamakuru baramubajije bati ko uri kuvuga ko umwanya ufite nyirawo uje kwiyamamaza kugira ngo bigende bite. Yanabwiye ati njye ntago niyamamaza, yarasetsaga cyane ati nimwe mugomba kunyamamaza, ataguje kuki uze gutanga kandidatire yo ati ndashaka umwanya kuba ndashaka umwanya w'umukuru w'igihugu. Ati kuki rero ati none muragira ngo ati ngewe nje gushyigikira, ati nje gushyigikira kugira ngo umukandida wa FPR batazavuga ko ari umunyagitugu, nta wundi muntu wiyamamaje hamwe nawe. Ati rero icyo nicyo nje gukuraho gusa kugira ngo nereke amahanga ko atari umunyagitugu, ahubwo afite abo bahatana, ariko umwanya nuwe ntawe bawuhatanira, umwanya nuwe. Nuko ko yakemuye icyo kibazo. Icyo gihe rero nta muntu mu by'ukuri wari uhari bahatana, abo bagombaga guhatana nyine uwagombaga guhatana nawe yaramaze kumushyira ku ruhande ndetse aranamufunga ntaganda. Icyo gihe yashaka kwiyamamaza nawe bamwangira kwiyamamaza. Icyo gihe ngira ngo ibyo murabizi ko ariko nk'uko byagenze. Hanyuma andi matora yabaye nanone 2017 rero niyo yarateguwe neza nyine n'abadepite bahindura itegeko nshinga kugira ngo nyine abe ayoboye iyi manda nyine irangiye y'imyaka 7 y'inzibacyuho, kugira ngo atangire noneho ahatanire izi manda ebyiri zisigaye z'imyaka 5 iri imbere ahangaha. Noneho rero ikibazo gihari rero doko muri icyo gihe muri 2017 hari abantu nubwo batangiye gutinyuka bashaka kuza mu ruhando rwa politike, nibwo twabonye Green Party ya Habineza aratinyuka, havamo ibibazo byinshi. Murabizi ko byamugendekeye, Rwisereka arapfa, nawe yagize ibibazo byinshi mu kwiyamamaza kwe, mu gushaka imikono, mu kugira gute, yagize ibibazo byinshi n'umusore cyane mu buryo bukomeye cyane. Rero nibwo yaje ndetse na Mpayimana na Kagame Paul. Icyo gihe ni abakandida 3 biyamamaje, ni nabo bagarutse uyu munsi muri 2024. Abakandida 3 biyamamaje bahatanye muri 2017 nibo bagarutse guhatana muri kino gihe cya 2014. Rero icyo mvuga icya mbere cyo ntawavuga ko Habineza arimo gukina. Habineza we afite umurongo wa politike, kandi atsimbarayeho, ariko navuga ko arimo kwibeshya. Cyokora yenda bishobora gutuma kuvugwa ko yahatanye umwanya kugira gute, byaba ari impamvu yo kwimenyekanisha gusa, ariko nta kintu bishobora kuzamugezaho. Ntashobora gutsinda uno mwanya, nawe arabizi neza ko adashobora gutsinda uno mwanya, kubera nyine ko umwanya ufite nyirawo, kuko abize itegeko nshinga nyine bamuhaye ko agomba kuyobora iyi myaka nyine igera kuri 17. Barayimuhaye rero agomba kuyobora iyi myaka 10 iri imbere. Rero ntawe bayihatanira, uvuga ngo abashaka guhatana ahubwo bakwitegura mu wenda muri 2034 akaba aribwo bazajya guhatana, niba nabwo bizakunda, kuko nabwo nteganya ko cyangwa se nemeza ko niba abantu badahagurutse mu by'ukuri muri 34 hazaba harizwa andi mayeri yo kugira ngo nyine n'ubundi akomeze kuyobora igihugu, ko ntago FPR ndetse Kagame ntago bafite gahunda yo kuzarekura ubutegetsi bibaho.
muri kino gihe rero mu runo mwaka nyine wa 2024 nkuko mubizi nyine hiyamaje abakandida benshi abakandida bagera ku 9. Amazina yabo ntago nayamenya yose, ariko harimo Kagame Paul nyine bwo muramuzi, Barafinda Sekikubo Fred muramuzi, Diane Rwigara muramuzi, n'umwarimu w'umudirecteur yitwa Innocent na Thomas umwarimu, ndetse na Mbanda we wagaragaje neza ko umwanya ugifite nyirawo. Sinzi niba aba basore bandi bapotejemo amafaranga menshi batabizi cyangwa batabiteganya. Hari abantu mbona ko bashobora kuba bari serious, donc bari mu by'ukuri bakomeje bari serieux. Navuga ko Green Party ni serieux, uyu mwanya arawushaka, ariko ntekereza ko ashobora kuba asobanukiwe ko muri kino gihe bidashoboka. Undi muntu nabonye uri serieux, yenda n'abafida ntagakina ntawumukoresha nawe n'ibitekerezo bye, ndewe yewe na Diane bijyanye wenda n'agahinda n'iki. Uyu mwarimu Innocent nawe nabonye ko ni umuntu iyo urebye ukuntu asobanura ibintu bye, usanga ari umuntu ushobora kuba asa nkaho ari serious, ariko noneho ukibaza kuki batatekereje kuri iki kintu, cyuko uwo bahatana adashoka. Niyo urebye ibihato biba biri mu gushaka imikono nkuko uriya musore yabivuze, uyu Innocent, donc harimo ibintu bitumvikana kuko iyo urebye ukuntu bakusaba ko ukuhaye ugusinyiye agomba kuba ari mu karere akangaka kandi ariho hazatorera, kandi mu by'ukuri kwimura abantu, kwimura kuri sita donc niyo byabakozeho. Abantu bose bagiye babasinyira, bagiye bahamagarwa ko mwiyimure ku marisi y'amatora, mwiyimure. Barahamagawe, Innocent arabigaragaje, yarabivuze. Gusa ahubwo namubwira kuki Innocent atajya kubirigira ibintu ubundi, kandi abantu baramumaje abanyamakuru baba ngo nta urega ibyo warege, ariko noneho ibyiza buriya kurega bifite nubwo ashobora gutsindwa wenda, ariko bikagaragara ko yareze. Kurega ni ikintu cy'ingenzi cyane, ikintu nka kiriya, kuko bigira icyo bihindura iyo ubishyize mu rukiko rukabiregera, biba biriho amahirwe menshi kuko ubutaha bishobora kuzahinduka. Donc icyo kintu kizongera gukurikizwa cyangwa kigakurwaho, kubera kuko byagaragaye ko kibangamiye abantu. Ibintu rero bikwiye kuregerwa kugira ngo nyine bive mu nzira. Innocent waba afite nimero ye, yenda yanayimpa nanjye nkaba namuhamagara, cyangwa se n'undi wese akaba yamugira n'ino nama yo kuba yajya kurega, kubera kuko ayo yahombye ni menshi mu kuyamamaza, mu kujya hariya hose. Rero niyemere n'ubundi ahombe n'andi atanga ikirego, bavuga ko yatsinzwe, ariko ikirego yagitanze, kuko ibyamubayeho byose ni ibyaha, kandi nibigaragaza ko mu by'ukuri komisiyo y'amatora nyine ibarashyizwe na FPR, nta wundi muntu iba ishaka guha tru yo kugira ngo apiganirwe uwo mwanya, uretse gusa ko nyine haba hari uwo wawuteganyirijwe, abandi bose rero bakaba ari ugukina. Niyo mpamvu njye mvuga ko abantu bawugiyemo bagiye gutakaza amafaranga yabo batatumwe. Mu by'ukuri nka Mpayimana we ni umuntu watumwe, ntago we arabizi neza, donc ni umuntu watumwe kugira ngo nyine aze wenda abangamire nka Habineza, agire gute, ariko nta mwanya ashaka kuriya. Ibyo ni ibintu byumvikana kuko we nyine ibyo bashakaga baramutamitse, byararangiye. Ibyo rero ntekereza ko nta wundi mwanya atekereza gushaka uretse kuba gusa yabona ko nyine yaza kurindagiza, cyangwa se akerekana nyine ko nawe ari mu kibuga kandi yahatanye. Ariko ibi ngibi ni ubuhenda abana, ni ubuhoma amaso. FPR nayo nimenye ko aya mayeri azwi kandi akurikiranwa. Ntawe yabeshya ko, nta n'uwizabeshya ko yapiganwe muri ano matora ari imbere mu kwezi kwa 7. Ntawe izabeshya ko yapiganwe, n'uwo ari we wese niwe n'ubundi uzaba ari mu kibuga wenyine,
kuko ibindi byose byo ni ibintu bidashoboka. Nicyo rero nicyo nagira ngo mvugeho ku bijyanye n'aya matora azaba mu kwezi kwa karindwi. Mu by'ukuri y'ikinamico, nteka ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu by'ukuri bakwiye guhumuka. Donc mbwira abanyarwanda ubu nta matora ajya mu Rwanda kandi mu nzego zose, nta nubwo ari ya perezida yonyine. Yo ugiye ejo bundi mu rwego rw'ubisilamu baratoye, ariko se hiyamamaje bande? Sindayigaya yiyamamaje wenyine, yashyizweho. Donc ibintu byose mu Rwanda, mu nzego zose mu Rwanda bashyirwaho, kugeza no kubayobora abanyonzi, donc bashyirwaho, kugezwa no kubayobora abanyonzi. Nta matora ajya mu Rwanda kubanga abanyonzi ngo bajye hariya batora ngo perezida wabo, ntago bibaho. Kuvuga ngo abantu bari mu kagari ngo batoye ngo isibo, ngo umukuru w'isibo, ntago bibaho. Biriya byose ni ibintu bashyira hariya bakora amatora, ariko mu by'ukuri baba bashyizweho. FPR bifite ukuntu yabitekanitse, bityo abantu bayo akaba aribo bajyaho. Ikindi nabwira abanyarwanda nuko mu Rwanda bavuga ko hari amashyaka menshi, ariko nta mashyaka ya politike ahari, kubera kuko uretse ishyaka rya Habineza ryonyine niryo rishobora guparticipa mu Rwanda, niryo rifite biro hafi mu burere hafi ya bwose bw'igihugu, mbese niryo rikora. Ariko andi mashyaka nka za PDI, PDC, PL n'andi mashyaka yose ntabwo ashobora gukora. Nta biro zayo zihora zifunze mu Rwanda, ntabwo zinyegambura rwose. Rero bashyizeho umurongo nyine ugaragara ko mu by'ukuri ntawe mu Rwanda hari ishyaka rimwe ubundi ryo rifunkisiona, andi mashyaka donc ibindi byose byiswe amashyaka ni ibintu by'ibipampara biri aho ngaho bashyize hariya gusa ngo berekane babeshya amahanga ko hari amashyaka ya politike ariko adahari. Hari icyo bihaye rero ngo by'umurongo, ngo bihaye ngo politike, ngo kuyobora igihugu ngo mu buryo ngo bwumvikanweho, ngo imirongo ngo itagomba kujya ku ruhande, mbese ibitekerezo byatekerejwe na FPR ibindi byo gusa n'ibyo abantu bagomba kugenderaho. Niyo mpamvu nyine igihugu gipfa. Niba igihugu kidatuma donc abantu batekereza ngo bazane indi mirongo batekereza igihugu, haba ngo imirongo ni ngiyi nta ugomba kujya inyuma y'iyo mirongo, ibyo ngibyo nyine ryo ryakandamiza nyine cyo cya gitugu duhora tuvuga cya FPR inkotanyi. Rero kugira ngo abantu bazagamburize inkotanyi ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye, ni ibintu byo gutekerezwaho, kandi ni ibintu byo gushyirwa ubwoba, kuko murabizi neza ko FPR yakoze ibishoboka byose itera abantu ubwoba, donc yuboje abantu ubwoba. Nta FPR bigeze kumbaza rimwe donc ngo ndakeka ari ngo gukunda FPR kugira gute. Ndavuga ese gukunda FPR ni itegeko? Ubundi si byo FPR ikora ku buryo wayikunda ni ibiki? Ese gukunda Kagame wamukunda ko yakoze iki? Wamukunda ko byagenze bite? Ibintu se akora kugira ngo umukunde no kubera iki? Narababwiye icyo gihe ni ku mateka nyakuri aya nyine inyenzi zifite, nzagishakaho iki kiganiro nongere ngibumvishe. Donc mvuga nti donc ni igiki Kagame akora kugira ngo akundwe? Ese gukundwa ni definition imeze ite? Donc gukundwa ni ibintu biza gusa kuvuga ngo ukabyishyiramo gusa kuvuga ngo ngiye gukunda, cyangwa gukunda bigira impamvu. Gukunda kwanga ni ibintu bigira impamvu. Ntabwo ushobora kwanga no gukunda bidafite impamvu. Wanga kubera impamvu, ukanga bifite impamvu. Rero niba umuntu adakaraye impamvu yo kugira ngo akundwe, nta mpamvu yo kumukunda wabona. Kubeshya rero ngiye najya hare ngo nkamukunda, abantu benshi babeshya baramukunda, ntago barabeshya. Bari abanyamakuru bose bariya umwuga w'itangazamakuru n'umwuga nkunda cyane. Donc mujye mwitegereza bari abanyamakuru mu Rwanda, nubwo baba bacinya inkoro, ukumva bacinya inkoro, ukumva bavuze ngo ibyiza birakorwa, ukumva bavuze batatse bagize gute, ariko iyo wihereye bakajya donc nukomeza kubumva uzamva bakanazemo, bazavuga wumve baravuze, wumve kandi bararangije, wumve bagaragaje ko rwose FPR mbese ari nyagitugu. Wumva barabivuze barabirangije, babivuze mu bwenge bwabo nyine bakabigaragaza. Donc uzumva babivuze niyo mpamvu rero ibyo bavuga bariya bose baba basingiza bagira gute, ariko ntago ari byo biba birimo ku mutima
cyane cyane nyine ko abanyamakuru bo bazi byinshi no kurenza n'abandi. Burya umunyamakuru abazi byinshi cyane, ababona byinshi. Ntago rero wamubeshya, ntago wamubeshya waba yaragenze yarataye amakuru, azi ibikorwa n'ibidakorwa. Abazi byinshi rero abasobanukiwe ku buryo utamubeshya. Ibyo navuga ngo abanyamakuru bo mu Rwanda bose bazi neza ko FPR ari nyagitugu, ariko ntago bashaka kubivuga kubera ko bazi imbaraga ifite. Nimukurikira ibiganiro byinshi by'amaradiyo mu Rwanda, muzajya mwumva yego harimo gucinya inkoro, mwumve batatse umukuru w'igihugu cyacu afite imbaraga, ibi nibi. Izo mbaraga nyine baba bafite nyine n'ubwo babatera, ariko uzajya kurikira ibiganiro uzumva hari ibyo bavuze nyine ko nta hantu umuntu yanyura kugira ngo amumenderemo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, reka ndekera ahangaha nahakagaruka. Icyo nabasaba ni subscribe, share na comment. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci.